Bakunzi ba Kamanzi Official ndabasuhuje cyane bifuriza weekend ziza abayigezemo buri wese aho aherereye. Uyu munsi rero tujye kuganira iki? Tujye kureba amakuru ya Pi Network uyu munsi. Tujye kuganira ku bintu bitatu. Icya mbere ni ku itangazo tumaze iminsi tubona hano muri dashboard ya Pi Network. Kabiri turasubira kuvuga kuri Banksa. Cya gatatu turasoreza ku buryo bwo gufasha mu pioneer wese ufite icyo akeneye gufashwa atavuye aho ari. Ndavuga cyane cyane ibikenewe gukorwa muri telefone ye. Ese byashoboka bite nkagufasha utavuye aho uri? Waba uri mu mahanga ya kure, aho waba uri hose, byashoboka biti? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Ndagira ngo izi ngingo ngiye kubaganiza mu minota mike. Aya makuru ngiye kubaha mwihangane muyakurikire muyumve, kandi nongere mbasaba mujye muhererekanya aya makuru agere kuri bagenzi banyu kugira ngo bibafashe. Hanyuma mujye mwibuka yuko ibi bintu iyo tubikora kugira ngo ikoranabuhanga ryikorera akazi karyo. Reka twe kurondogora twigire ku itangazo. Itangazo tumaze iminsi tubona ni the first open network Pi Fest. Ni ryamurikagurisha rya mbere rya nyuma ya open network. Incamake yaryo iragira iti: watch Pi's latest video that showcases pioneers engaging with local commerce in the first Pi Fest after open network, highlighting the global and practical utility of Pi. Images were shared by pioneers on the Pi Fest channel in Fireside Forum, Pi's Web3 social media app, with the full support of Open Network's external connectivity. Continue engaging with local merchants that accept Pi. Hari ma video, hari amashusho byagaragaye muri Fireside. Ibi byose ni byagaragazaga benshi ama application menshi cyangwa se platforms nyinshi ziri muri Pi bagiye muri festival cyangwa se muri mwimurikagurisha cyangwa se muri kabikorwa kwa mwimurikagurisha ko harimo no kugurisha nyine n'abantu yewe ku giti cyabo. Ibyo ngibyo mwarabibonye ni mu itangazo ry'icyo gihe. Icyo gihe rero hagaragaye abantu 125 biyandikishije, abacuruzi biyandikishije, registered sellers, ndetse abarimo gukora neza kugeza ubu bakaba ari 58,000. Si ibyo gusa, ahubwo 1,800,000 birenga by'aba pioneers bakoresha map of Pi. Hanyuma 45,000 birenga arababivuyemo. Yego bene nk'ibyo ngibyo. Iyo ni imwe mu mibare igaragaza ibyavuye muri cyangwa se byagaragaye muri rimurikagurisha. Hanyuma rero nurambura iryo tangazo uribonera buri kimwe cyose, yaba ari ama video, yaba ari amashusho, amafoto, amashusho ubundi ni video. Yego. Hanyuma rero i Pi Fest yagaragaje isi y'ikoranabuhanga nyakuri binyuze muri Pi Network. Hanyuma kandi Pi Network yashyigikiye abacuruzi biyandikishije muri ibyo bakwita local economies worldwide. Nuvuga ngo byagize uruhare mu iterambere ry'icyaro, mu bukungu bw'icyaro, mu iterambere ry'ubukungu bw'icyaro. Igeze ndimi
kuzihekeranya ukazita mu gisobanuro cyane iwacu biba bigoranye ariko bikumvikana mu ndimi z'iwabo. Gusa icyo iri tangazo ryagarukagaho nuko rihamagarira gukomeza guteza imbere ikoreshwa rya Pi hano mu bucuruzi muri local commerce. Ibi ngibi rero bivuze iki? Bivuze yuko kubikora, mwibuke itangazo ryatubwiraga yuko mu itangazo batubwiraga yuko ibyo bikorwa ari uko aho ngaho mu gihugu cy'iwanyu bitabangamye cyangwa se bitanyuranije n'amategeko ya continue engaging with and advancing Pi's utility. Mukomeze muyikoreshe kugira ngo igire umumaro. Ibyo byari bikubiye bice bikubiki muri iryo tangazo, ibindi mwawe twarabisomye turabizi. Hanyuma rero reka niyambukire nigire kuri Banksa. Banksa, cyo nababwira kuri Banksa ni iki ngiki. Banksa ni iki? Banksa ni system yiyunze, hariho system ni platform cyangwa se nayo ni umushinga, ni kimwe mu gikorwa gikomeye cyamaze kwiyunga na Pi, bizajya bikorana mu gufasha abapioneer. Abapioneer izajya bafasha iti, izajya bafasha kubaha amafaranga atari Pi, sibyo? Reka wenda mwumve. Banksa Holdings, ujye muri Google wiyandikire ngo what is Banksa. Banksa Holdings. Banksa is a compliant payment gateway that allows users to buy and sell cryptocurrencies using fiat currencies like USD, Euro, AUD, and so on through familiar payment methods. Iyi Banksa ni uburyo, ubwo nayita exchange, ni uburyo bwo kwishyurana, bwo kwishyurana bwumvikanywe cyangwa bukurikije amategeko. Iyo mwahuje nawe, bukurikije amategeko, bufasha abayikoresha kugurisha cryptocurrencies, cryptocurrency nk'izo za, hanyuma hakoreshejwe ya mafaranga yacu asanzwe nk'amadolari, amayero, hariya AUD na ya AUD buriya ni Arabian what United dollars, bene nkuko nguko n'ayandi, binyuze mu nzira zo kwishyurana nko kuri telefone, kuri email, kuri banki n'ahandi hashobora kuba hakoreshwa mu buryo bwo kwishyurana. Iyo niyo Banksa. Iyi Banksa rero ikaba yaraje muri Pi, bariyunze. Banksa Pi coin to fiat service, ni kuvuga ngo to fiat service provider introduction. Ni kuvuga ngo hano wabifata ukabisoma. Banksa uzajya ufata amafaranga, uzajya utanga Pi muri Banksa udasohotse muri Pi, hanyuma uyahe Banksa, Banksa iguhe amafaranga afatika ushaka. Cyangwa se uzajya ufata Pi uyivunje wenda muri Bitcoin, noneho ufate Bitcoin uyishyire muri Banksa ushaka amafaranga y'igihugu icyo ari cyo cyose ushaka, fiat money, amafaranga asanzwe dukoresha. Icyo ngibyo ngira ngo birasobanutse, ni mu magambo make nagira ngo twumve. What is Banksa used for? Banksa ikoreshwa iki? As a payments, wenda no gusubiramo, and compliance infrastructure company, nk'uburyo bw'imyishyuranire ndetse n'igikorwa remezo, ni societe ifite ibikorwa remezo. Banksa provides ifite a secure, uburyo bw'umutekano and regulatory bukurikije amategeko, compliant payment channel bukurikije imyishyuranire n'abandi bukurikije amategeko for digital asset, muri ku mitungo y'ikoranabuhanga, businesses, asset businesses, mu bucuruzi bw'imitungo y'ikoranabuhanga nyine, from exchanges
and wallets to apps bivuye muri za zindi nka za OKX, nka za Binance n'izindi abo bavunjayi bo kwikoranabuhanga, ndetse na za wallets nko kuvuga ngo Trust Wallet n'ibindi, hanyuma bikajya no mu application. Ibindi namwe Google abibabwire, mubaze Google mujye muyibaza icyo ari cyo cyose, sibyo? Mujye mubaza Google icyo ari cyo cyose, mubaze muti bimeze biti, ubabaze mbere abagira nubwo bakubwira n'ibyo. Ubwo uburyo bw'imyishyurane harimo na za Mastercard n'izindi. Iyo niyo banks niyo yaje hehe hano iwacu. Rero barakwereka yuko iyo ukoresheje nka Visa card cyangwa Mastercard na Apple Pay bagucaginga mu gikorwa ukoze 1.99%. Wakoresha Google Pay bakagucaginga nabwo 1.99%. Poly, uburyo bwitwa Poly bakagucaginga 2%. Wakoresha ubwitwa wire transfer bakagucaginga $15. Bene nkuko nukuvuga ngo buri buryo ukoresheje bakwereka icyo bagucaginga, ayo bagukata yaki ya. Ubwo rero nk'itiki cyangwa se aya service, aya service ubaze Google byinshi cyane kuri Banksa. Iyo Banksa rero twagize gutyo tubona Pi Network barayituzaniye. Mu kuyituzanira bidusaba guhuza nayo. Tuhuza nayo gute rero? Wowe ugomba kubanza kumenya niba wemerewe kuyuzuza cyangwa se utarabyemererwa. Uyemerewe nindi? N'umuntu wese wakoze KYC akaba yarabonye migration, uwo nguwo yemerewe gukora Banksa. Undi muntu nuwabonye KYC ariko akaba atarabona migration, ari muri tentative, uwo nguwo nawe yemerewe gukora Banksa. Undi yemerewe wa gatatu n'umuntu wahawe KYC bona nubwo atarayikora cyangwa ataramenya ko ayifite, ariko Banksa yemerewe kuyikora. Mbese umuntu utarabona KYC, utarayibona KYC, yego hari uwayibonye ariko utarayikora, reka tuvuge ngo utarabona KYC ntabwo aremererwa gukora Banksa. Guhera ku muntu wabonye KYC ariko akaba atarayikora kugeza ku muntu wakoze KYC akaba yarabonye migration cyangwa se wayikoze akaba ari muri tentative, abo bantu batatu nibo bemerewe gukora kuzuza Banksa. Reka rero turebe ukuntu ubibona ubimenya. Wowe uragenda ukareba passphrase zawe aho ziri ukazikopiya. Wamara kuzikopiya cyangwa ukazandukurira muri wallet ugiye kwinjira muri blockchain. Hakaba ubwo usanga baguhaye Banksa ariko hariya hepfo hariya handitse ngo Pi, Banksa with Pi, hepfo handitse ngo, hepfo y'akamenyetso ka Pi handitsemo ngo unavailable. Icyo gihe ubu batarayifungura. Buri kumaze kumayininga ujye ushyiramo izo passphrase kugeza bayifunguye. Intambwe ikurikiraho yo kuyifungura ni igihe usanga handitseho ngo pending. Icyo gihe ibiri hafi gufunguka, ibiri pending. Hanyuma nanone kugira ngo umenye ko bayifunguye ni igihe uzasanga aho ngaho nababwiraga nyine handitseho ngo activate. Ubwo ni munsi y'akamenyetso ka Pi. Iyo handitseho ngo activate noneho uba wemerewe kuyikora. Iyo uyikanzeho bakwereka refresh. Iyo ukanzeho bakwereka ngo load wallet. Iyo ukanzeho ugakomeza biragenda bikinjira muri blockchain kuri konte yawe, hanyuma bakakwereka 0.98 bya Pi za test, hanyuma izindi baba bazikase muri 0.20 ngangira ngo mubireba neza. Nuko wenda ntabifunguye hano ngo bibereke, ariko ibyo ngibyo ubyibonera. Icyo gihe ubonye ibyo 0.98 tayari baba bagufunguriye iki Banksa, baba bafunguye ntuza yawe, uba wamaze ku activatinga. Ubu gutegereza ibizakurikiraho. Ubwo uko tuzajya tugenda tumenya andi makuru arenga kuri ayo ngayo, niko tuzajya tugenda tuyabagezaho. Icyo ukeneye ni iki? Utarakora subscribe kuri Kamanzi Official, ihangano yikore, hanyuma kandi no kukazogera kugira ngo ikiganiro nikigera nta kibazo bijye bigira gute
bigufasha kumenya ko ikiganiro kihageze. Bitihise wenda ibi nabyo nzabikorera ikiganiro kugira ngo mbibereke. Hariya munsi y'inkuru, munsi ya titire tuba twanditse aho ngo kuri YouTube kandemo, urabona munsi ahantu handitse link ya groupe. Iyo groupe ntago ari ya groupe uvuga ngo ngo groupe ngo harimo akavuyo ngo barambona, no, ni WhatsApp channel. WhatsApp channel nta numenya ko wowe wagezemo, nta nukubona, ni wowe wenyine ubona ko urimo. Nanjye nyirayo uyiyobora ntabwo menya ngo ninde urimo. Akangaka mukumve neza, simenya ngo ninde urimo. Oya, mbona imibare y'abantu barimo gusa. Nawe ubona imibare y'abantu barimo, ntushobora kumenya ngo nta n'izina na rimwe ushobora kumenya ngo ngo mbega naka ngo arimo, ntabyo wamenye. WhatsApp channel niko imeze. Idufasha iki rero? WhatsApp channel idufasha ko duhuriramo turi benshi icyarimwe, bigafasha kutugezaho amakuru icyarimwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, WhatsApp channel nta kwandikaho ngo haba akavuyo k'ibyandiko byinshi, no. Nanjye ntacyo mba nandikaho usibye kubaha link y'ikiganiro cyahageze, nkagiterekamo. Yewe n'ikiganiro kimaze amezi 3 uzaza ugisangemo. Uko bigenda bikurikirana bigufasha kumenya ngo cya kiganiro ntabonye ni iki ngiki. Hari abantu batazi kujya gushaka ikiganiro giheruka kuri YouTube channel. Icyo gihe rero hano link iteretsemo uraza ukayisangamo, ukavuga uti iki ngiki sinacyumvise, n'iki sinacyumvise. Kandi ikindi, jewe umwanzuro nafashe nuko mu masaha 28 ngomba kubaha ikiganiro kimwe, ukacyumva mu byiciro, ukavuga uti ngejeje ku munota wa 10, kambe mpagaritsa wonge mu bindi, ndaza gusubukurira ku munota wa 11, nkomeze niba gifite iminota 30 ndacyumva mu masaha 3 mu byiciro bitatu. Mu byiciro bitatu. Gutyo. Ariko amasaha 28 agashira wabyumvise. Nababwiye ko ngiye amakuru mbaha, ibiganiro mbaha, nukwigisha, nukubaha amakuru agezweho kuri Pi. Nicyo niyemeje, murabizi ko nta kindi kintu njya mvangamo hano. Ego niyo bibayeho n'ibindi rimwe na rimwe, ariko ngerageza kugira ngo Pi yaba yongera gute. Wenda hari indi mining nza kubabwira mu minsi cyangwa se uyu munsi. Ninayibabwira uyu munsi, ndayibabwira mu kiganiro gikurikira. Mu kiganiro gikurikira gishobora kuza uyu munsi cyangwa se ejo, ariko ndateganya ko nshobora kuza kwibabwira uyu munsi. Iyi mining ndi bubabwire bantu banjye, mube tayari mu mining irurushye pe. Ndimo ndiga uburyo bwo kugira ngo nze kubaho uburyo muyiregisteringa bitagize gute, bitabavunnye. Hanyuma rero reka nsoreze ku ngingo ya 3 nababwiye iza no kubafasha n'ibyo nari ndimo mbabwira. Ni uburyo bwo kubafasha bworoshye utavuye aho uri, kandi naba ndimo kubikora ukaba urimo kubireba ukabyiga nawe ukajya ubyikorera. Urugero ngiye kubaho kuri registering umuntu muri Pi, kwinjira muri Pi biracyemewe pe. Hanyuma ugomba kubyikorera. Urabizi ko byakuvunaga gutega kuza kundeba kugira nk'ubu ngubu benshi wenda twabonanaga. Ubu ntabwo ndi mu gukorera mu mujyi wa Kigali, mu gukorera mu ntara za Nyagatare. Murumva yuko nabagiye kora bo mu mujyi wa Kigali, mwihangane. Akatagurutse nikamenye iyo bweze. Ubwo rero uburo aho bweze, uburo baba bavuga uburo aho bweze niho tubusanga tujya kubugesa. Ubwo rero ndimo kubugesera Nyagatare, mwihangane rero. Ariko reka mbere ku buryo bushya bwiza, wenda n'uburyo busanzwe tutari tuzi cyangwa tutakoreshaga, benshi barabuzi nuko tutabukoreshaga. Nanjye mbumenye vuba, simbirarireho, mbwize vuba, kandi kuva ejo bundi n'ejo ngira ngo ndimo kubukoresha buratanga umusaruro. Bugomba kugufasha nawe, ugomba rero kubikora. Ugomba kuba ufite WhatsApp, ukaba ufitemo mega, ukafatira ahantu rezo neza, ukampamagara cyangwa ukambwira nkaguhamagara kuri video call. Iyo tumaze kuvugana kuri video call, wowe ugira ute, ukanda ureba ibumoso hasi ahantu hari utudomo 3 iruhande rw'akamenyetso kameze nk'aka kamera ka video nyine call. Ugakandamo muri utwo tudomo 3 ukabona handitse ngo share screen, mu gifaransa ni partager l'écran. Ukagakandamo. Iyo ugakanzemo ukakanda kuri share screen,
ubwo icyo gihe mpita mbona kuri screen yawe ukamanura ku gafoto ako gashusho ka video kanjye kakubita pembeni hasi kakigerayo nkareba kuri screen nkakubwira nti kanda hano tuba tumeze nkaho twicaranye pe. Murumva ko rero uburyo bwo kubafasha tutiriwe tuvunika bworoshye. Urabanza ukamvugisha ukambwira icyo ushaka, tukumvikana, twamara kumvikana nkakubwira ntegura ibi n'ibi, warangiza kubitegura tugahamagarana, nkaguhamagara cyangwa ukampamagara tukendereye. Ni iminota ni nko guhumbya igikorwa, kubera ko ngiye ufite telefone nshakaza telefone uko nshaka abanda birangije kubera ko mba nyifite. Icyo gihe rero ndakuyobora. Iyo utabisobanukiwe ureba umuntu usobanukiwe Igifaransa ko nacyo ndakigerageza, cyangwa Icyongereza nacyo no kukigerageza. Nzi Ikinyarwanda cyane, urumva mba nkomandinga mu Kinyarwanda ntabwo ari mu Cyongereza, ariko ntabwo wanjijisha ngo nuko ni mu Cyongereza cyangwa se mu Gifaransa. Hanyuma nkakuyobora. Icyo ntashobora kushobora wenda ni Igiswahili, ariko bitewe naho ibintu biba byanditse nabo mu Giswahili, nk'abo muri Tanzania, muri Kongo bakoresha wenda Igiswahili, kuko muri Pi Igiswahili kirimo, Pi gira indi mikoresha, nta kibazo. Najya ngenda nkubwira nti aho ngaho ugahita ubibona uko byanditse mu Giswahili, ubwo nanjye mba niga nyine twabikora nta kibazo. Rero ubwo ube uri i Burayi, ube uri muri Kongo, mu Burundi, mwumve yuko uburyo bushya bwo kubafasha bwabonetse. Icyangombwa nuko tuvugana nkakubwira nti tegura ibi n'ibi, mbwira ikibazo cyawe, wamara kukimbwira nkakubwira nti tegura ibi n'ibi, hanyuma tujya mu gikorwa nkagufasha utavuye aho uri inshuti yanjye. Ko nanjye icyo mparanira nuko buri mupayiniya wese yagira ate, yabona uko yuzuza ibyo asabwa. Yewe na KYC ari KYC ndagufasha nkakuzuriza, nayiza nkakubwira ukuntu ugiye gukora liveness, kuko yo ntigoye, ahubwo kubyuzuza nicyo kibazo. Kubyuzuza iyo byujuje ntabwo bazeho. Rero urabanza ukavugisha kuri video call nyine cyangwa se kuri audio call, tukavugana nkagusobanurira, hanyuma nkakubwira nti tegura ibi n'ibi, cyangwa ukanyandikira ukama audio ukambwira uti reka nguhe audio nimero iherwe ni, hanyuma nkayumva, nkumva icyo ubaza, nkakubwira tegura ibi n'ibi, then nkakubwira nti reka noneho duhamagarane, cyangwa nanjye naguhamagara nta kibazo, ntago bihenze. Yes, hanyuma nkagufasha. Nabyumvise. Niyo makuru ya weekend nari mbafitiye. Niba mwumva atari meza nabyo mubyandike muri comment, kandi niba ari meza nabyo mubyandike. Hanyuma rero mujye musharinga iyi nkuru muyigeze kuri bagenzi banyu. Kiye ndi hano nitangiye kubafasha kugira ngo kandi ikindi service ushaka kuri Pi iyo ari yo yose, umve service kuri Pi iyo ari yo yose ukeneye, ndi hano ngo mbafashe nta kibazo. Murakoze, mugubwe neza, muhahe muronke nta kindi. Asante.